buriya ngo umujinya uteza ibibazo byinshi kurusha ibyo wagakijije. Ati umujinya ushobora kugutera kurwara umutima, kwa kundi ugasanga pressure y'amaraso yawe yazamutse, bishobora no kugutera no kurwara stroke. Nanone ushobora kwangirika mu bwonko bitewe n'umujinya wagiye ugira, bikagutera stress, ukaza no kugira depression ariko agahinda gakabije. Ikindi kintu bishobora kwangiza umubano hagati y'inshuti, imiryango ndetse n'abantu bashakanye, kubera umujinya uburakari bigatuma mushwana mukamwatandukana. Ikindi kintu ushobora kugutera gufata umwanzuro mubi cyangwa se kwangiza ibintu, ushobora kukuviramo nko kuba warwana, cyangwa bikaguteramo izindi accident, ukaba wanica n'umuntu kubera wa mujinya mwinshi wagize, ukaba wateza ibibazo. Rero inama wagirwa ni ukugabanya umujinya n'uburakari, kuko bitera kwangiza no kwangirika mu buryo bw'umubiri, ndetse no kwangiza inshuti zawe ndetse na environment muri rusange.